Bavandimwe nimusabe kugira ngo igitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose. Nyagasani, twebwe abahimbajwe n'ikuzo ridashira, wagororeye intumwa ntagatifu Simoni na Tadeyo, turagusaba tukwinginga ngo wumve amasengesho yacu kandi uduhe kwizihiza uko bikwiye ibirori bihire ku bwa Kristo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Imitima yacu nihugukira iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye. Ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose, wahoraho iteka ku bwa Kristo umwami wacu. Niwe wagennye ko kiliziya yawe ishinga imizi ku ntumwa, kugira ngo ku isi ikomeze kuba ikimenyetso kidasibangana cy'ubutungane bwawe, kandi isakaze mu bantu bose inyigisho z'iby'ijuru. Nicyo gitumye ubu n'iteka ryose twifatanya n'urugaga rwa marayika ngo tukwamamaze twese tubikuye ku mutima, duhanikire icyarimwe igisingizo cy'izina ryawe, tuvuga ubudahwema tuti: ko kuri nyir'ubutagatifu Nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None rero mubyeyi wacu, turagusaba ngo usakaze roho wawe kuri aya maturo, maze uyatagatifuze, kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kugabiza ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati, arashimira, arawumanyura, nuko awuhereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza, barangije kurya, afata inkongoro, nanone arashimira, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose, kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora ibe urwibutso rwanjye.
ibera rikomeye ry'ukwemera none rero nyagasani mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe tuwutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tuwushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera twaguhereza amaturo kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe ahasangiye umubiri n'amaraso bya Kristo roho mutagatifu aduhuze Nyagasani wibuke kiliziya yawe yogeye ku isi hose maze uyihe guhora ijya mbere mu rukundo hamwe na papa wacu Leo n'umwepiskopi wacu Antoni n'abatorewe muri Maritari bose. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwize bwo kuzazuka, kumwe n'abandi bose bapfuye usanga ufitiye impuhwe, maze ubakirire mu rumuri guturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese utugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, Yosefu mutagatifu, intumwa zawe ntagatifu, mutagatifu Tadeyo duhimbaza uyu munsi, n'abandi batagatifu bose bakunyuze ku bihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ubwa Yezu Kristo umwana wawe. Awe manishora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubisekerezwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimbura iteka. nk'uko twabwirijwe n'umukiza akabidutegeka kandi ubwo akabitwigisha, dutinyetse kuvuga tuti dawe uri mu ijuru, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo bisakazemo amahoro. Impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe twitegereje amizero mahire no kuza k'umukiza wacu Yezu Kristo. Ubwami n'ububasha n'ikuzo ari izawe Nyagasani iteka ryose. Nyagasani Yezu Kristo, wewe wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbaha amahoro yanjye, ntibite ku byaha byacu ahubwo wite kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uha amahoro kandi yubumbire mu umwe, wowe ubugateka iteka ryose. Mugire amahoro ya Nyagasani. Twifuruzanya amahoro y'umwami wacu Yezu Kristo.
turahirwa twebwe utumire gusangirira ku meza ya Nyagasani, dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Kristo duhabwa tubesha zatugeze mu bugingo bw'iteka. Amen.
igihe umwana w'umuntu azicara ku ntebe ye y'ikuzo, mwankurikiye muzicara ku ntebe 10, mucire imanza imiryango 12 ya Isirayeli. Haleluya. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit. Adieu, mon sauveur, mon âme exalte le Seigneur. Il s'est penché sur son âme, 50 des sommets, tous les âges vous diront, bienheureux, c'est le puissant qui commande, et merveilleux est son nom. Son amour s'étend dans Jean sur ceux qui repeignent des croyants, la force de son bras, il disperse les superbes. Il enverse les puissants vers les corps, il élève les sombres, il comme les gardiens des affamés, en bas des riches et les motifs. Il relève Israël, son serviteur, se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, emportés d'Abraham et de sa race à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, au
igihe umwana w'umuntu mwakugiye mugita ku ntebe 12 mucira imanza imiryango 12 ya Isirayeli. Haleluya. Dore Nyagasani aravuze atunkunda akurikiza ijambo ryanjye, na data akamukunda tukazi we tukabana nawe. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, twebwe amaze guhabwa Ukarisiya ntagatifu turagutakambira twiyoroheje, tubwirijwe na Roho Mutagatifu ngo ibyo dukora twibuka imibabaro ya Simoni na Tadeyo batagatifu bidufashe gushinga imizi mu rukundo rwawe kubwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Mana mukesha, Nyagasani Mana mukesha mu kwemera ushingiye ku ntumwa, nabaha umugisha agire amasengesho ye ibikorwa by'intumwa ntagatifu Simoni na Tadeyo. Nabagire abahamya bemeza ukuri mu maso ya bose, mufashijwe n'izo ntumwa, we wagiriye neza akabagezaho inyigisho zabo kandi akabatangaho urugero. Kugira ngo mushobore kuzabona umurage w'ubugingo mufashijwe n'amasengesho yabo, kandi inyigisho zabo zikabakomeza mu kwemera. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyane amahoro ya Kristo. Maria mwiza mubyeyi wacu